kubakunzi ba rero ba Omega TV ndabencouraginga waba afite gushora amafaranga muri cryptocurrency. Solana is the best. Ni coin nziza, ni system imeze neza, ukaba wayisanga ku ma mega, ku ma exchange, ku ma platform menshi ari. Ikaba ari coin ushobora kuvuga uti nishiramo 5,000 byanjye, niba ufite nishiramo inoti y'ijana yanjye nzaba mfite amadolari 1,000. Mu gaciro kayo irimo nka banka yayo harimo biliyoni 62. Turaza kubigeraho banzusuhuze abakunzi bawe. Ndabakunda rero abantu mudukurikira muri Omega, noneho aho tugeze niho heza kubera tugiye kujya dukora ibiganiro tugasobanura inshuti zacu. Ushaka gutunga you are welcome, ushaka kwandika share nicyo kintu cya mbere, ntukihererana ubwenge. Turi gushaka kugira ngo umuntu wese abantu benshi bakunda kwita iki kintu scam, umuntu wese wabonye amakuru biba byiza uyasharinze n'umuntu, nukamubwira ngo shiremo amafaranga we nabibona akabimenya agashaka kubikurikira, atuma abantu bose ushaka kuinvestingamo ari safe y'amakuru ushaka kuinvestingamo, ukavuga ati ngewe ntago ntakaje. Muri ziriya zitandatu nakubwiye zose ziri safe. Kuri Solana rero umuntu washiramo amafaranga uyu munsi tuvugana, umuntu yakacceptinga 10% inani 10 times y'amafaranga ye. So nukuvuga ngo muri kwa kwezi kwa 10 abita October wasigaye iminsi 15 October, uwashaka kuinvestinga muri ubu yagura Solana. Akaba ari promise ko kugera mu kwa gatanu k'umwaka utaha azaba yakuyemo amafaranga, azaba afite amafaranga inshuro 10 z'amafaranga yashizemo. Hey, muraho amakuru. Maze nsoma iki gitabo. Igitabo cyanditswe na Eric Kamanzi. Kiravuga ku mateka yacu, amateka y'abantu uko twabaye mu nkambi, uko twabaye muri Masisi na Rucuru, uko twabaye muri Kongo. Hano hari imuka. Bite basha? Iki gitabo ushobora kugikura. Igitabo mwakibonye cyitwa ngo Breaking Boundaries. Ushobora kugikura kuri Amazon, amafaranga make cyane. Tumushyigikire kugira ngo yongere yandike igitabo kijye mu rurimi rw'Ikinyarwanda, Igifaransa n'Igiswahili kugira ngo kigere kuri buri wese. Dufashe Leki, tumwita Leki ariko yitwa Eric Kamanzi. Hariya wowe twandisha witwa Chiwawa, ubona kwisi mukazirakwira. Tugende kuri Amazon, ndetse niba na ngombwa namukeneye na telefone turashaka kuzayohereza mu biganiro bizakurikiraho. Mureke dufashe Leki maze abashe kwandika ibitabo byinshi. Yewe ari mubizi n'ikindi, iki gitabo gishobora no kuboneka mu buryo bwa electronic. Mwirukanyire kuri Amazon mwandikemo ngo Breaking Boundaries Eric Kamanzi. Ikaze mu kiganiro The Brainstorming, muri kumwe na MC Shambo. Ntabwo ikiri Shambo show. Tubanje kubamenyesha yuko uhereye uyu munsi mu kiganiro Rwandekwe tugiye kugirana, nicyo kiganiro cya mbere tugiye kugirana kuri Omega TV show. Ntabwo ikiri Shambo show. Mukore subscribe, mukore comment, mwohereze bari kuri bagenzi banyu ndetse n'ahandi hose. Tujya tukora ibiganiro, ni episode ku ifaranga ry'ikoranabuhanga. Ngita ifaranga ryo mu kirere kubera ko nta banki barisangamo. Uyu munsi ni episode ya 4 aho tugiye kubonana n'umugabo. Tugiye kuganira n'umugabo witwa Rwandekwe, umwite Yohana cyangwa Jean Baptiste Rwandekwe. Ikaze mu kiganiro The Brainstorming, Mr. Rwandekwe. Kamera kubesha cyane. None ko nabonetse muri kamera. Wabonetse. Uyu munsi byaryoshye. Uyu munsi ukuboneka muri kamera kubera ko nifuje yuko ibintu tugiye kuganira kuri ibyo twabwiye abakunzi bacu ko ari ibintu bikomeye, crypto ikomeye cyane. Nashatse kugira ngo nanjye ibonekemo Solana. Twabwiye abantu bose yuko bagomba gukurikirana ibyerekeye na Solana. Rwandekwe, banza usuhuze abakunzi. Nabonye none ufite n'abakunzi benshi. Episode ni ya 4. Ifite abakunzi benshi kubera ko umuntu wese ufite ubwenge uri kubona aho isi iri kwerekera mucyo bita tokenizations. Cyane ko mbyita ngewe nibyo uri kuvuga ngo ni faranga ngo byiki
ubu tugiye kugengwa n'amasystem ni system ntabwo ari ibyo wita amafaranga cyo kora ngewe nka crypto nka bitcoin ni faranga is money nuko tutarifata bitcoin ni amafaranga ariko Ethereum na Solana ni system ariko ngira ngo twabivuze ni system zubakiyeho ibindi bintu ntabwo ari ikintu kimwe ni uburyo ni ikintu kinini tekereza nka Solana ubwayo tugiye kuganiraho wenda harimo igisaha turimo tuvugana Solana imwe iri ku madolari $133 imwe mu gaciro kayo irimo nka banki yayo harimo biliyoni 62 turaza kubigeraho bantu suhuze abakunzi bawe ndabakunda rero abantu mudukurikira muri Omega noneho aho tugeze niho heza kubera tugiye kujya dukora ibiganiro tugasobanura inshuti zacu ushaka gutunga you are welcome ushaka kwandika share nicyo kintu cya mbere ntukihererana ubwenge turi gushaka kugira ngo umuntu wese abantu benshi bakunda kwita iki kintu scam umuntu wese wabonye amakuru biba byiza uyasharinze n'umuntu nukamubwira ngo shiremo amafaranga we nabibona akabimenya agashaka kubikurikira aha no tuvugira cryptocurrency cyangwa se ifaranga ry'ikoranabuhanga nkunda kuryita ifaranga ryo mu kirere Rwanda bakashaka kumubita urushyi ariko niho tuvugira ibintu byerekeye na cryptocurrency tutari twinjira mu kiganiro Rwanda wabonye ibyabaye Kamala Harris ubu ni hejuru yari gukubita Trump imigeri buriya rero ikintu nkunda muri business kiryoshye oya banza umbwire ibyo turi kubatsinda uremera nuko Kamala Harris azatsinda ngiye kugusubiza cyo muri ibintu biryoshye buriya ntabwo wakora ubu bucuruzi buri utaza amakuru business bivuga amakuru n'amakuru buriya rero amakuru nujya kureba amakuru ya Ukraine ukareba kuri CNN utaza amakuru ubwo niba uri kureba amakuru ya kamera niba ari kamera ukayareba kuri CNN oya na Fox bacitse intege ntabwo bacitse intege Fox bacize ku buryo no 59 ariko reka nze kubwira uriya munsi nta kazi nzajya nanjye nzaba nicaye tuzatura ngaha ngewe nawe ubundi dusangira amazi kuko tuma amazi tuzasangira amazi isi ikeneye umugabo nka Trump ntabwo ikeneye umugabo nka ndoro umufana ntabwo ndi umufana reka dukomeze ku kintu kimwe ese ejo ugiye gusenga mbere yuko dutangira gusenga ariko ijambo gusenga icyo bisobanura uziko ijambo gusenga atari ikinyarwanda nase umupagani oya uziko ijambo gusenga atari ikinyarwanda gusenga ni ijambo ry'iringana ikinyarwanda cyavanye mu iringana kosenga gusaba urumva nese nicaye hano muri salanye ntabwo nasaba aho urashoboye niba arasenga aho urashoboye niba arasenga hari igihe abantu bose bibwira ko kujya gusenga cyangwa gusaba ari ukujya mu rusengero ni nabwo babwiye ko Imana yumvira mu rusengero gusa kosenga ngewe nagize ikibazo buriya arutura ndimo soma nzagura n'umugabo arambwira ati hari ikintu kimwe kijya kibaho abantu batamenye umupagani ijambo umupagani ariko ndufite ijambo amapagani ya Kristo twemere ko Kristo ari ijambo umupagani bivuga outside of the city urumva ni ikirumani kivuga outside so noneho abazungu baje wacu kubera ko twari inyuma y'ibyabo batwita abapagani umupagani rero ntabwo abapagani nibo ariko ubundi baje basanga dusenga twita rugira rugaba ruremo tutica tutiba tudasambana tutaroga umuco wacu wubatse baducira imico batwita abapagani kandi bari kuza mu byacu nyine na inyuma y'umuco wa amakanzu baciye umuco bo bazanye ibintu baterana ibitaramo ryo izo mbere muri dizigaro uravuga ari umuhanga urambaje unagiye gusenga kaze kubwira ujye ugira urukundo ubundi ngewe idini ryanjye ni urukundo ikindi cya kabiri idini ryanjye ni umuntu ngende umuhuman aho kubwira ngo uri umukristo Yesu ukajya kubeshyera umuntu ukajya kwica umuntu cyangwa ukajya kuroga umuntu cyangwa ukajya kugakora ibyangwa n'ibyo wowe wizera ntabwo nge byizerera I'm a human
buriya njya mbabazwa n'inshuti zanjye z'abanyafurika umuntu akiga akagira dogitora barangiza bakamubeshya ngo ni uwo mu muryango wo kwa Dawudi adashobora no njyewe umuryango wo kwa Nyiringabo akoze ubundi akamubaza tekereza ukajya hari ukihamya ngo uri mu muryango wo kwa Dawudi none umuntu akakubwira ati u Rwanda rurinzwe n'Imana ya Israel irinzwe na Hajjan Storm ni birya misiri ndeba byita dore ikintu cyakinyica ibintu cyakinyica cyane bavuga ngo ugasanga ngo Israel urango ni igihugu cyatoranijwe sibyo ariko ku munsi Israel niba yica abantu bake n'abantu igihumbi iriya ntambara ntagatifu ikindi cya kabiri nibo bafite intwaro za birimbuzi zikomeye cyane nibo n'ubwo urese imnesi Imana reka ibyo tubyihorere tubuze tugiye rero icyo tuzabigarukaho ariko rero mu by'ukuri niba hari ikintu kigiye kwica kirangije ubwonko bw'abantu n'ibyerekeranye na Christianisme ndetse na kumva kuvuka kuri umuryango wo kwa Dawudi nemera ubukristo kubera ko nabuvukiyemo nemera ubukristo kubera ko nemera Yesu nemera ubukristo kubera ko nemera Imana ariko nanone binyita umuyahudi cyangwa kandi uro mu muryango wo kwa Dawudi roho zabo oya ngo turabisere mu by'umwuka gute kandi ntavuga reka twigarukire mu byacu rero ntabwo dukuraho gusenga ntabwo tubipinga ariko ntabwo tuzabigarukaho kubera ko n'abandi bose n'abicana n'abagira gute usanga bose bavuga ko bakunda Imana ariko icy'ingenzi ni uko Imana ni imwe yaba iyacu y'Abanyafurika yaba iy'Abisirayeli iguma ari Imana. Solana rero ni system nshyashya yubatse kuri Ethereum. Yego Solana ni system nshyashya yubatse kuri Ethereum. Iyo system ikaba yaraje kunganira Ethereum kubera ko muri 2018 uko nakubwiye Ethereum yakoraga yonyine ako kazi ko kugura guswapinga no kubakiraho amacoin. Kubyumva noneho yabikora kubera ari byinshi akaba icyo bita jam cyangwa se freezing nka traffic nyinshi yakora transaction bigahagarara bigatwara igihe ugasanga wohereje nk'amafaranga atwaye urabyibuka nk'abasanga 20 ujye utegereje amafaranga. Nibwo rero abahanga b'ibyo bintu kubera ko turi kujya muri system ya tokenization igihe gica rwose bari kubakaho ibindi bintu kuri Ethereum. Noneho muri ibyo bintu bubatseho system bita Solana ikaba ikoresha amafaranga make mu guswapinga nk'ibyo waswapinga muri Ethereum ikaba ikoresha it's like Ethereum. Nayo ni platform cyangwa se nayo ni nka platform. Nayo ni platform. Solana ifite platform ariko none ikagira crypto ziyubatseho. Yego. So nuvuga ngo nikatubishyira nayo ni navuga ko ari platform mère cyangwa se ari mother coin. Nayo ni mother coin kuko ubushize twavuze ko Ethereum ari mother coin. Yego. Sibyo? Yego. None na Solana nayo ifite platform. Yego. Uburyo butandukanye rero kubera iki Solana atari mother coin hanyuma Ethereum ikaba mother coin kandi nayo ifite platform yayo. Yego icyo ni ikibazo cyiza Bertine. Mother coin ni Ethereum. Solana yubatse kuri Ethereum. Ubwo reka tubyite ko Solana ari umwana wa Ethereum. Nushaka kubizana mu by'imiryango. Noneho coin zubatse kuri Solana ni nk'abuzukuru wa Ethereum. So bivuga ngo nubwo izo coin zitubatse kuri Ethereum iyo ugurisha izo coin cyo bita swap kugurisha cyangwa system zo bazikoresha uriha amafaranga muri Solana. Solana ikishyura amafaranga kwase muri Ethereum. So bivuga ngo ikintu cyose cyaba muri crypto transaction yose ibaye muri ma crypto yose igomba ijya muri Ethereum kajya kuri ntabwo ari uko bimeze. Reka tugeze kuri Solana aho turi kuvuga nyine. Coin zubatse kuri Solana ntabwo zikoresha Ethereum ziri guswapinga. Zikoresha Solana. Nge ahangaha urazi ko mpagarariye wa muntu utazi na kimwe. Utazi na gende kubariza wa muntu. Mpagarariye wa muntu utazi na n'ikintu na kimwe. So
ushatse kuvuga yuko ama coin yose ari muri Solana niba transactions zayo zibera muri Solana zishyura Solana ariko ntabwo zishyura Ethereum ariko zikishyura ariko at the end kubera Solana ikishyura Ethereum abahanya baradufashe so wabisobanukiwe rero ni ukuvuga muri system uko iteye uko yubatse Solana ifite coin ziyubatseho niba ushaka kuzimenya hari nka za wifi icyo bita wifi dog harimo ni nyinshi inampuzo na Dogecoin buryo iri muri Solana nyine nibyo uriya nushaka kubikurikira Dogecoin yubatse kuri Ethereum ariko ziriya coin zindi zose zindi zubatse kuri Solana ziragenda zigafata system yo muri iyo coin nyine ugiye kohereza Doge ubu uri nko kuri Coinbase akubwira ngo nyohereza Doge ntuza Coinbase ikubaza ati ugiye kohereza iyi system Doge yo muri Ethereum Doge yo muri Solana Doge yo muri Avax ugiye kohereza iyihe system ibyo ni biturenze Rwanda hari benshi cyane ibyo ntabwo abigisha ngo mbivemo nibwirira Solana niki Solana is a system Solana is system na Ethereum nayo ni system noneho Solana rero ikomoka he ninde wa creatinze Solana yuko twabonye ko Ethereum twigenda dusubira gatoya ni y'umunyakanada n'umurusiya bari kumwe ntabwo narebye umuntu wa create ariko ntanamureba yes uri nta kibazo tuzamuhabwira ubutaha n'utamubona tubona ko Bitcoin twavumbuye ko atari ya Satoshi nta muntu agabaho Satoshi ariho twabonye ko ari yande ni yande iri up yagiriye up so nuza Solana rero nayo buriya aba bantu n'abahanga abo bantu bubatse ama crypto tuvuge nkanda gafate nk'umuntu ubatse Ethereum uriya muhanga buriya niwe mu bantu ba mbere nkunda wabaye muhanga ni nawe mining ibintu byinshi cyane buriya ni umuhanga cyane ara mining cyane uyu mugabo ufite ariko ni umuhanga nisi ni system nyine ufite ariko ashobora kubakomoka mu Rubaya muri Congo sisi wa birombe byinshi ko finder wa Solana rero niba atari umunya-Ukraine n'umurusiya kuko aya mazina niyo yabo yitwa Anatoly Yakovenko Kovenko ni nka Chavez ni nka bande abona atari umurusiya no muri Middle East ni muri bihugu ariko se niba abikora gutya bikagoinga viral n'umunyamerika agahita agenza gute agahita avuga ati ibintu ngomba kubigura ikibazo kiri abantu batarasobanukirwa naha ntabwo ari kuvuga umunyamerika nisi iri kuva muri system urubyumva analogue tujya muri digital tujya mu yindi kandi paje kuduhindura amateka uba ugiye guhindura isi ntabwo ari nge guhindura noneho rero ntabwo ari nge Solana uyu munsi ndashobora gukora transactions za Solana muri Solana system muri Solana system yego ukagura Doge buri ugiye kunyohereza Doge kuri Coinbase ihita kubaza ati ugiye kohereza iyihe system ugiye kohereza Solana cyangwa ugiye kohereza Ethereum urubyumva izo ni system zubatse zidashobora guhinduka ariyo mpamvu njya nkunda kubwira abantu ati ngewe mfite nshaka ku investinga ndi umwiga nakwereza muri icyo twita 6 coin za mbere kongeraho series zikurikira 6 coin ni Bitcoin amacoin atandatu akagira nandi atatu ariko yakurikira ubusika 9 ubwo harimo Bitcoin Ethereum Litecoin aho kumisha kurwanya abanyakoreya bamanze ngo y'amazi Solana hari icyo twita coin njyano nshinga mwamaze no kubishyira mu Kinyarwanda ntabwo mushobotse ni coin rujyano nshinga rujyano coin zubaki system zubakiye izindi coin mbese ni nka fondation iriho n'ibikwa n'ibiti byose buri ikintu cyose giteretse kuri Ethereum ise Masos coin nyuma ya Ethereum hakurikiraho izindi coin
nazo zifite Masos coin. Izo tubwiriza ngize esheshatu. Ariyo Bitcoin ni money is the first. Yes. Ariko coin za mbere zubatse kuri Ethereum. Hariho Solana, Crypto.com, Cardano, Avax, Avax akaza Shiba irihe? Shiba ntayiriho. Hakaza iyitukura bita Dot. Urumva? Na ni ikora swap kuri Ethereum mu cyangwa iki? Ikora swap ntayonze. Bayita one, hariho rimwe. Oh, hariho rimwe. Niba yumva yitwa ikibera igibutse. Deshejatu. Iyo rero ushaka kumenya kubaka ibyo bintu yitwa komeza unyibutse. Ntabwo uri kubibona. Urashaka nyishake? Tuzayivuga ikindi gihe. Tuzayishaka tuzababwira ikindi gihe. Izo ni esheshatu. Yitwa Uniswap. Kandi twakomeje kuvuga swap ubu bakare. Uniswap rero iswapinga ikintu cyose, coin yose yubatse kuri Solana, kuri Crypto.com, kuri Ethereum. None se ubungubu Solana bigeze abakunzi wenda bacu bazadukurikira ubifite circulation zingana iki? Ugiye kureba circulation yazo ni ya repo bibiri kugendana gute? Buriya kumenya iyo mibare kireka kubanza kubisobanukirwa neza. Ubushize ariko twasobanuye abantu circulation kanuza capital. Numva musobanurire. Solana ifite market cap ya miliyoni 62. Ikagira circulation yayo ni miliyoni 580 iziri muri circulation. Ariko zakozwe zose total iziri muri circulation ni 564. Izakozwe zose ni 580. Uri kubyumva? Muri zo 580 rero iziri circulation nizo nkubwiye 564. Ni nayo total supply yayo, ni nayo biranga na maximum supply. Yes. Nuvuga ishobora irusha doza repo. Ishaka kurusha ntabwo byumva. Nigeze kugusobanurira ko no impamvu cyangwa kwirusha na price ntabwo zingana. Ako niko kantu usabwa gusobanukira. Repo no ntabwo ari njye nyine n'abari kudukurikira. Repo iri kugura 000 stuff hirya. Solana iri mu ijana. Ubwo kandi birajya kungana circulation, birajya kungana market cap. Niba ni neza XRP siri kumbaza repo. Repo ifite circulation iburaho miliyoni, ifite 100 billion aha. Ni nini cyane. Ikagira 50 billion yo muri circulation. Ariyo byo biha 0.5. Uri kubyumva? Noneho Solana yo ifite miliyoni 584. Ufashe amafaranga ari muri coin ukagabanya na coin ziri circulation bihita biguha igiciro cy'133 kiba kigezweho. Uratekereza yuko Solana ishobora kuzagira kuri kigero muri Brishment igiye Bertine, niba hari umuntu nkurikira narebe Solana 2022 ku itariki 12 yari amadolari 10. Nuwashizemo amafaranga ubu ngubu yarangije kuzuza washizemo ibihumbi 10. So uratekereza ko Brishment uyu munsi igiye gusiga Solana ko tugenda tuvuga ku ma crypto agenza gute atuma abantu bose bashobora kuinvestingamo ari safe y'ama crypto ushobora kuinvestingamo ukavuga ati ngewe ntago ntakaje muri ziriya zitandatu nakubwiye zose ziri safe. Muri Solana rero umuntu washiramo amafaranga uyu ngubu uyu munsi tuvugana umuntu yakacceptinga 10% inani 10 times y'amafaranga ye. So nukuvuga ngo muri kwa kwezi kwa 10 rero bita October wasigaye iminsi 15 October uwashaka kuinvestinga muri ubu ngubu yagura Solana akaba ari promise ko kugera mu kwa gatanu ku mwaka utaha azaba yakuyemo amafaranga, azaba afite amafaranga inshuro 10 z'amafaranga yashizemo. Ndashaka kugira ngo urabona dufite abantu benshi badakoresha Coinbase. Ni izihe platform umuntu ashaka kuguramo ziri safe? Ni izihe platform tekereza ko dushobora
umuntu avuga ati ngewe ngiye kuinvestinga mu gihe ugura Solana nize platform wabuze ngiye kugiza kuri watanze crypto.com na nuza na Coinbase ariko nkuri hanze ya Amerika se nkuri hanze y'Uburayi yakoresha ngewe nzi ko umuntu wese nta hantu Binance dakora uretse muri Amerika Binance muri Amerika barayiruka umuntu wese waburi hano muri Amerika uretse muri Texas ariko Texas na unyobwe iri gukora Binance yayo ige no kwihindura ahantu waba uri hose mu rwa muri Afrika Binance dakora hagakurikiraho buriya nubaha Coinbase kubera ari y'Abanyamerika then Binance then crypto.com then Kraken then bitewe n'igihugu urimo bindi byo muri Aziya sinzi hakaba KuCoin hakaba nicyo Uphold KuCoin rero KuCoin nayo izi platform tuzazivugaho KuCoin hari ntuza ifite amanyanga menshi ntabwo ari amanyanga KuCoin ifite amanyanga menshi ku buryo ubasha kubanza kuyiga kugira ngo ubashe kuyikorera kuramo amafaranga kuyikoreramo ntabwo muri Amerika ubemera ko izo ntuza ntabwo bemera ko zikora KuCoin ntibazayemera oya ni nk'izindi zose ni nk'uko bazi Binance yes KuCoin ni abashinwa KuCoin ni abashinwa ngewe mba no ikintu cyose giturutse ubushinwa mba nzi ko ari pirate ntabwo ari pirate anyway turi kugera ku musozo ikiganiro de brainstorming kuyerekana n'ikoranabuhanga mukore subscribe kuri Omega TV show musharinga ibi biganiro kubera ko hari benshi bakeneye kumenya no gusobanukirwa ibyerekeranye n'ifaranga ry'ikoranabuhanga cyangwa se cryptocurrency niyo mpamvu duhamagara Rwandekwe Yohana niko njya mwita we yaremeye yinvestinga amafaranga mu ishuri ryabyo arabyiga kugeza kuri uyu munota ari mu ishuri ryabyo kandi aracyaza kudusangiza amateka y'ibyerekeranye na cryptocurrency ifaranga ry'ikoranabuhanga tugera ku musozo rero Rwanda mbere iyo uvuze gutyo mpita mbyanga ntabwo buriya ari ifaranga hari amafaranga na system ifaranga ni bitcoin ni ifaranga bitcoin ni ifaranga ifaranga urabyana ndavuga ibiceri by'ikoranabuhanga mbese coin ni iki Solana ariya ni ama system so system ariko igura mbese igura iki none ushobora gufata coin nuza ariya debit card ya Coinbase sibyo ukagenda ukagura za Solana ukagura ikintu mu isoko ngewe ikarita yanjye kuri Coinbase ushobora guspendinga any coin any coin iri kuri Coinbase neza ikigura ikintu kitari faranga iki hari ikintu kidari ni system ari neza ni trading haramazi wajyanye baguhafa ndabara amafaranga barafite ni faranga ryo mu mwuka wese wumva ko ubuso ujyanye nga bakaguha ihene yabibaye ni trading ni trading icyo uvuze rero nicyo iyo ni trading ujyanye nga bakaguha ihene yabibaye amafaranga iyo ni trading nyine ni system ubwo rero ngaho system yo gutradinga yes ibyo biri mu isoko mukabishyira muri ego bakunzi ba Omega gatoya muri isi yatangiriye kucyo bita barter system barter system ni ukuntu abantu bahuraga bakavuga ati wowe ufite inka ufite ihene ibya ndajya bafujyana ibishimbo bakaguhereza amateke urumva bajya ku mafaranga ubu tugeze rero kuri iyo system nyine yayindi iyo ngiyi imeze nkayo ariko ikozwe muri system y'ubuhanga ngubyumva ufite iki buriya ubutaha muri uzantumire nkubwira ikibazo cya XRP twayivuzeho ubushize ariko ntabwo umunsi igaruka kubera ko ifite amakuru menshi ndagira ngo tuzicare icyo gihe ntabwo nzaza kwicara hano nzicara hari inyuma ya kamera ubundi mureke ubisobanure uzi ko XRP ariyo repo Bank of America nayo yamaze kwisinyana nayo ayo ni amakuru yandi ndashaka Abanyakoreya buriya urabona Koreya itagiye kugira intuza Koreya y'Amajyepfo umva ibanga ashaka kukwibira buriya ntuza XRP bari bayifunze Abanyamerika kubera ko yashatse gukubita hasi dolari mu buryo bwihuse ni system urumva buriya nicyo twita money monitoring XRP simwumva ibintu bya Swift n'icyo twigeze kubivuga twabivuzeho hariya ariko bivuge uri gusimbuka kubera ko tuzabye ikiganiro cyabyo byonyine kuko repo nibwira neza yuko nta myaka ibiri iri imbere repo itaragera ku $100 umva amakuru nkurarikiye kuri repo noneho
buriya idolari kujya hasi ntabwo abanyamerika tubibona cyangwa n'abakoresha isi babibona ariko ari BRICS ifite system yo guhirika idolari BRICS uzi cyari cyose urumva bya bihugu ko ari bitatu cyangwa byabaye bitanu byabaye kuba 8 cyangwa 8 ubwo amakuru ngo bariya mwe mukurikira amakuru ya politike ya politike mujye mubinjyana kuri South Africa nayo yagiye muri BRICS yari irimo muri BRICS irimo ahubwo igihugu giteye ubwoba kigiye kujyamo ni igihugu giteye ubwoba kigiye kujyamo harya munsi yo kwa Putin bahita kwande mwanyibutsa wa mugabo kwa Lukashenko oya hasi gato buriya rero umugabo uri muri NATO akaba no muri mu Barabu ni Roza hariya kitagira Turkiya muri Turkish Turkiya yapuritse kujya muri BRICS kandi iri no muri NATO reka ndababwire ibya politike tubirekere ba Putin uzi impamvu abatipi baraza bakadukoroga bakinda bagafata imyanzuro yo hirya bikaza kutwica twebwe abaturage icyo nge nkwemereye kiri kuba cyiza muri ibi bintu biri turimo kujyamo ntabwo Amerika izongera gufatira ibihano Zimbabwe Zimbabwe ishinga umutwe hari cryptocurrency izakoresha transaction dukoreshe XRP dukomeze ubuzima Rwanda kwe ubundi impamvu ibi bintu biri kujya hejuru cyane ibintu bya cryptocurrency ni uburyo isi ariyo mpamvu twavuze ngo amadolari ubucuruzi ni uburyo transaction igomba kuba hagati y'umuntu n'undi nta wundi muntu uciyemo urabizi ko tutajya dusoza ntakubajije kuri iki kintu urabona Afrika iwacu ku butaka bwa mama na data Afrika ibihugu 50 yayo imaze kuba 51 uko bishaka bibijana buriya urabona izi mpinduka ziri kuba Afrika izahindukana nabo yego gute rero ibintu ndi kubona mbere na mbere izi ntambara ziri kubera muri Middle East n'intozi zizatuma western country abantu batongera kuyizera oya wijyana muri politike ndavuga ku byerekeye n'ama cryptocurrency yes nibyo ngiye kukubwira cryptocurrency wijyana iyo njya muri nagusobanuriye niba Amerika itazongera gufatira ibihano Zimbabwe ngo bikunde kubera cryptocurrency ibyo bisobanura iki bisobanura ko isi igiye kujya ku murongo umwe ushatse kuvuga ko cryptocurrency igiye kukina kuri politike ntabwo Amerika yambuza mbere ntabwo nashobora kujyana 10,000 cyangwa mbe natumira umuntu wo mu Rwanda 10,000 ariko nta muntu wambuza koreza 40,000 muri 1 days ibihumbi 100 nabigutumira uri muri Afrika ntihagire n'unamenya ko nabigutumiye ari mu Rwanda no muri Amerika ntihagire banki nkurikirana ngo umenye ngo noheje amafaranga na transaction za cryptocurrency bivuga zimeze nkaho na free bivuga ngo igisobanuro cy'ibintu warumvaje ikibazo cyo muri Afrika abanyafrika nibahumura amaso tukagira ubuyobozi bwiza ufite tuyobowe neza Afrika iyobowe neza ushaka kuvuga ko abayobozi bari bose bivuga nibajye muri crypto nibatekereza ibyo kintu na cryptocurrency ntabwo tuyobowe neza ngiye ntabwo nakazi abayobozi bo muri Afrika nongere ngusubiriremo abaturage bakorera leta hano leta ikorera abaturage ni sans inverse niyo version ariko abazungu batuzaniye baje batubwira ko ikibazo kiri rero umuyobozi ari ubuyobozi buturuka ku Mana uretse ko muri Kenya nabonye ko bishoboka ko muri Uganda ntibishoboka twikomereze icyo nemeza cyo cryptocurrency izaniye agashya ntabwo ari abanyafrika gusa n'isi yose dushobora kuganira njyewe nawe tukumvikana ko ngo amafaranga nkayaguha ukayakoza ibindi bintu bivuga ngo abanyafrika wacu abaturage cyane inyungu bazabonamo ni uburyo system zigenda zihuta so urashishikariza abanyafrika gutekereza ku byerekeranye na cryptocurrency kandi oya banabyigisha mbese kukibigisha bikunze banabyigisha bashyiraho platforms zigaragaza ko cryptocurrency ari zimwe mu mpinduka ziri kuza guhindura isi yenda ngezaba ntakiriho narapfuye mu myaka 30 iri imbere ariko mu myaka 30 iri imbere ndagira nkubwire ko nta muntu uzaba ugikeneye gutunga amafaranga muri bank reka mbamenyeshe ko Rwandekwe umwana we uri middle school azi cryptocurrency
umukobwa we utari wagera muri high school yigeze kumuhamagara ngo dadi uracyafite shiba, uzamubwira aza kubwira ahubwo akubwira ibyazo, ngo uracyafite shiba. Umukobwa we uri utari wagera muri high school yari kubitracking, aravuga ngo dadi uracyafite shiba. Urwandiko yazikuyemo nk'ejo, urwandiko aracemererwa, agiye kumubaza ngo kubera iki, ngo dadi yabaye millionaire. Ati se kubera iki? Agiye kurasanga yikubye ibihumbi n'ibihumbi, ukubise igihwereye muri rero muri kubera guhubuka kwawe muri kubikura muri ntabyo nari nzi nanjye uzongere cryptocurrency, ifaranga ry'ikoranabuhanga, ifaranga ryo mu kirere cyangwa se amafaranga cyangwa se trading, amafaranga akoreshwa agiye kujya akoreshwa n'isi ari guhindura ibyerekeye ifaranga rijya muri banki. Dushoreje hano ikiganiro cyerekeranye no kuri Solana. Turabasaba kugira ngo mukore subscribe kuri Omega TV Show, kandi mudukurikirane n'ibiganiro byacu. Nta biganiro bya politike tujyamo, kandi nta n'ibindi usibye kwivugira gusa bisanzwe kubyerekeye n'impinduka z'isi aho isi iri kugana. Mwese reka dusabe Rwandekwe asezere ku bakunzi. Nabonye comment zanyu ubutanza zibasomera, ariko abakunzi ba Rwandekwe wakoze kuza mu kiganiro aho wadusobanuriye kwerekeye na Solana. Rero abashaka kujya kugura Solana mugende murebe platform Rwandekwe yatubwiye aho muzigurira Rwandekwe. Sezera ntihongere kugira ikindi kintu, ubu ntabwo ushobora gusezera. Ndasezera neza kubakunzi ba rero ba Omega TV, ndabincouraginga waba afite gushora amafaranga muri cryptocurrency. Solana is the best. Ni coin nziza, ni system imeze neza, ukaba wayisanga ku ma mega, ku ma exchange, ku ma platform menshi ariho. Ikaba ari coin ushobora kuvuga uti nishiramo 5,000 byanjye, niba ufite nishiramo inoti y'ijana yanjye nzaba mfite amadolari 1,000. Kubakunzi ba rero ba Omega TV, ndabincouraginga waba afite gushora amafaranga muri cryptocurrency. Solana is the best. Ni coin nziza, ni system imeze neza, ukaba wayisanga ku ma mega, ku ma exchange, ku ma platform menshi ariho. Ikaba ari coin ushobora kuvuga uti nishiramo 5,000 byanjye, niba ufite nishiramo inoti y'ijana yanjye nzaba mfite amadolari 1,000 mu mwaka utaha. Kuba tugiye kujya muri Breshment. Amafaranga na yanyu, ubwenge ndabubahaye, ibikurikiraho gukorwa ni ibyanyu. Ntazagira umveba bose namuhaye amakuru. Murakoze, kora subscribe, usharinge n'inshuti mbega ushaka gutunga amafaranga muri telefone. Noneho ubuzima bugende neza twese. Wagira icyo abaza yakwandika muri comment. Murakoze cyane. Nakagaruka mwari kumwe na MC Shambo, ari kumwe n'umuhanga cyane witwa Rwandekwe mu byerekeye na cryptocurrencies. Nakagaruka. Yemwe murabeho.